Ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwe, Uwiteka bishimire kandi Uwiteka abanezeze. Wahisemo neza kuza kuri channel yitwa Kuba Uwiteka ni Bwenge TV. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza kandi Imana ikwagurire imbago. Aha rero twanyuze ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza n'ubuhamya, ndirimbo kugira ngo bifashe umugenzi uri mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi n'umuntu wumvise iri jambo ry'Imana nawe rimuhindure kandi rimusubizemo imbaraga kugira ngo dukomezanye urugendo, dufatanye urugendo ku batari barurimo, barimo kugenda ariko abagenzi bose nubwo baba bagenda niba bajya hamwe, hari igihe bamwe baba barimo kujya mu majyepfo, abandi bajya mu majyaruguru, abandi bajya iburasirazuba, abandi bajya iburengerazuba, bamwe bamanuka abandi bazamuka, bamwe batambika, ariko bose baba bitwa ko ari abagenzi. Ariko twebwe urugendo turimo kuvuga ni urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Hanyuma tuba dukeneye imbaraga z'Imana zidufasha mu rugendo, kandi izo mbaraga z'Imana tuzikura mu ijambo ry'Imana, kumenya Imana, gusobanukirwa Imana, hanyuma tugasenga Imana yo mu ijuru, ubundi ikadufasha mu rugendo. Rero turabashimiye mwese mudukurikira, abakanze subscribe, Imana ibahe umugisha, abasangiza abandi ubutumwa bwiza, Imana ibahe umugisha, mwese abandika comment, Imana ibahe umugisha, abakanda like, Imana ibahe umugisha, abadusengera, inama mutugira, mwese Imana ibahe umugisha mu ruhande rwanyu, nuko mwitanga mukoresha ubutunzi bwanyu. Je nitwa Rusine Emmanuel, ndashima Imana ko nongeye kubona umwanya mwiza wo kugira ngo mboneke imbere ya kamera tuganire ku ijambo ry'Imana. Kadusenge hanyuma kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe uyu munsi. Mana nziza, Data twese dukunda, Imana y'icyubahiro, ndagushimiye kubw'uyu munsi, ndagushimiye kubw'uyu muteguro wawe, ndagushimiye kumpaye akanya keza ko kugira ngo mvuge ijambo ryawe. Iri ni ijambo ritunga umuntu, ibi ni ibyo kurya by'umwuka kandi n'umubiri ukabyungukiramo. Wari biriye neza ntarwara bwacye. Nyemera rero iri jambo ngiye gutambutsa nshoboze kugira ngo uryumva umuhe kuryumvira kandi rimuhindure, utarukijijwe ahabwa agakiza kugira ngo akumenye, atangira gukorere, asobanukirwe n'icyo umugambiriyeho, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kadusome iri jambo ry'Imana dusanga hano mu Befeso. Abefeso ni igice cyaho cya 6, cyo gice cya nyuma, turasoma ku murongo wa 13. Abefeso turasoma mu gice cyaho cya 6 umurongo wa 13. Ndakoresha Bibiliya ebyiri, ndasoma muri Bibiliya yera hanyuma nsome no muri Bibiliya ntagatifu. 6:13 aravuze ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe, amen. Reka dusome no muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu kumve uko ijambo ry'Imana rivuga mu Befeso. Abanyefezi, ibaruwa Paulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Hanyuma turasoma mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 13. Ibaruwa Paulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Hanyuma dusome mu gice cya 6 ku murongo waho wa 13. Aravuze ngo nuko rero nimwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi, muzatsinde mudacogoye, amen. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Hanyuma impamvu yo kwitwaza izo ntwaro zose z'Imana ni ukugira ngo tuzatsinde, kandi niturangiza byose tuzarangiza urugendo neza tudacogoye. Bibiliya ntagatifu wumvise ko bivuze neza. Hanyuma icya mbere ngo nuko rero nimwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi. Ubwo urumva ko umunsi mubi uhari. Ikindi muzatsinde mudacogoye. Impamvu nyamukuru y'izi ntwaro
ni ugusoza urugendo neza. Impamvu nyamukuru y'izi ntwaro z'Imana ni ukuzasoza neza urugendo, kuzasoza neza urugendo. Mwibuke ko gutangira ni kimwe ariko gusoza ni ikindi. Hanyuma umuntu wese ahembwa kuko yasoje neza. Muri ibi by'Imana rero tuzahembwa tugezeyo, tuzahembwa tugeze mu ijuru, turangije urugendo nibwo tuzahembwa. Tuzahemberwa ibyo twakoze tukiri mu isi, tuzahemberwa ibyo twakoze tukiri mu isi. Niyo mpamvu umunyabwenge, umuntu uzi ubwenge yagombye gukora ibyiza agifite uburyo. Niko mu mubwiriza igice cyaho cya 11 titiri hari nikivuze ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Kuko uburyo bujya burangira, uburyo bujya bushira, uburyo bujya burangira, ukabura uburyo. So kubura uburyo nk'igitutsi. Umuhanzi w'umunyarwanda niwe warimbye ngo icyangira umuntu gitera agahinda, icyangira umuntu gitera agahinda. Hanyuma wumvise wagira ngo ni icyamugira umuntu, icyamuhindura umuntu. Ni ugukora ikintu kikanga, bitera agahinda. Icyangira umuntu gitera agahinda. Hanyuma rero nicyo nari mvuze, ni uburyo gushaka gukora ikintu runaka ukabura ubushobozi. Kubura ubushobozi bw'ikintu runaka washakaga gukora nicyo cyangira umuntu, niko kubura uburyo. Ariko mu Banyarwanda cyangwa se Ikinyarwanda muzi ko ibyo hajya habamo igitutsi. Nguriya ni ikiburaburyo cyangwa se yabuze uburyo. Bashobora kuvuga ngo yabuze uburyo, bikaba bivuzwe ko ari ukubura ubushobozi. Tuvuge ngo washakaga kugura inzu ya miliyoni 50, hanyuma ubura amafaranga yo kugura iyo nzu, cyangwa se urayitangije uyigejeje hagati, ubuza amafaranga yo kuyuzuza. Byose byakwitwa kubura uburyo, yabuze uburyo. Ariko ikibura buryo aba ari igitutsi, ikibura buryo aba ari ubututsi. Hanyuma mbigaruye mu ijambo ry'Imana rero, iyo uri mu Mana ntago ubura uburyo, ntago ubikibura buryo. Nk'igitutsi nicyo neshatse kuvuga, ntago ubikibura buryo. Ushobora kuba udafite ya mafaranga isi ifite, abisi bafite, ubutunzi bw'isi ifite, ushobora kuba utabufite bwa bundi bugaragara, ariko hari ubutunzi umuntu aba afite, arizo za ntwaro ndimo kuganishaho z'Imana. Pawulo avuze ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Hanyuma izi ntwaro zifasha umuntu gutsinda urugamba. Indirimbo hano hari indirimbo ya 210, reka nyiririmbe no kuyisoma mwumve kwivuza. Iravuze ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, mwarobanuwe n'umwami, mwese mwiyereke umugabo araje, mumukurikire, impanda bazivugije nimuze mwitabe. Dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba, se n'intwaro ze yarazimwambuye. Twashobora kuneshwa se Yesu aturwanira? Mwiyumanganye mu byago mugiye kubona, murinde imitima yanyu itagwa mu gico. Intwari y'umwami niyita ku by'isi, niko ijya imera ngo ibone kunesha Satani. Mutware intwaro z'umwuka nizo mukwiriye, inkota ityayiboneye ni ijambo ry'Imana. Muryemere mwese niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda. 5 rero, Imana ibaha imbaraga, murwane intambara, umwami niwe ubigisha kunesha abanzi be. Mukomere cyane, mugiye kunesha, muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Urumva rero hari ingabire ku batabarutse, ariko kubaguye nzira, kubapfiriye mu nzira nta ngabire ihari, ahubwo ni ibihano. Abaguye nzira. Hanyuma mwibuke ko ndashaka kwereka ko uyu ufite izi ntwaro, bivuze ngo ufite intwaro afite Yesu, abafite Imana muri we. Ufite izi ntwaro abafite Yesu, ufite Yesu rero abafite izi ntwaro, kandi ufite izi ntwaro akaba afite Yesu wamuhaye izi ntwaro, ntaneshwa. Indirimbo ya 205 nivuga ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, ngo fata ubuginga guhaye ngo buguheshe ibyishimo. Hanyuma ngo siganirwa Yesu yicaye gutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurusha. Urumva rero niwe nzira, Kristo Yesu ni nawe bihembo byo kurusha, niwe tuzahembwa, kandi nanone ni nawe ntwaro Imana yaduhaye. Ni nawe ntwaro Imana yaduhaye kugira ngo tumurwanishe, aturwanirire, atuneshereze, adutsindishirize, kuko twamwemeye, twamwakiriye akinjira muri twe. Hanyuma intego y'iri jambo turimo kuganiraho, Imana iguha imbaraga z'ikindi gihe.
Imana iguhe imbaraga z'ikindi gihe, imbaraga z'ikindi gihe. Ukeneye imbaraga z'ikindi gihe, kuko icyo gihe wumvise, icyo gihe urimo kumva kirahari kandi kizagukomerera, ntabwo kizakorohera. Nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ukeneye rero izo mbaraga zo kugira ngo uzakomere kuri wa munsi mubi. Uwo munsi mubi uvuzwe si none, ubwo ni ikindi gihe. Icyo gihe rero ukeneye intwaro, ukeneye imbaraga z'icyo gihe. Kuri uwo munsi mubi ukeneye intwaro kugira ngo uzaneshe, urangije byose ubashe kunesha. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Byahishuwe Yohana ibice byaho 2 hepfo ku murongo wa 11 havuze ko ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Unesha, umvise ko ari umuntu ugira gute? Unesha. Hanyuma mu bice 3 ku hepfo kuri za 21 kumanuka hepfo mu Byahishuwe uza gusangamo ijambo uze ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkica na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkica na data ku ntebe. Bivuze ngo kuneshwa ntuzicarayo, kuneshwa ntuzajya mu ijuru, kuneshwa kandi kuneshwa bizaguturukaho kuko intwaro Imana yaraziduhaye, izuduhereye muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu munsi mubi ujya ubaho, uyu munsi ujya ugerera ku muntu kandi ukakugeraho utawuteguye, ukakugeraho utawuhamagaye. Ibyago ngo bijya bigwira abagabo, abagore bigaramiye bijya bizira abagabo. Ngareko rero burya abasaza bo bahura n'ibibazo bikabizanira, ariko abasore urubyiruko nirwo rubyizanira, urubyiruko nirwo rwizanira ibyo bibazo. Hanyuma umukristo, umuntu wakiriye Kristo umwami n'umukiza, ibyago amakuba ibyinshi kuri we, ariko intsinzi irimo nuko Kristo Yesu adushoboza kunesha ndetse atuneshereze. Imana turengere kandi Imana yacu itugire neza. Paulo yandikiye Abakorino hano mu rwandiko rwa mbere ibice byaho 15 umurongo waho wa 57. Umva uko havuga, haravuze ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Imana itugire neza. Murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko imirimo yanyu, umurimo mukora ntago ari ubusa ku mwami. Tuzagororerwa, muhumure tuzagororerwa. Hanyuma rero ukeneye intwaro, ukeneye imbaraga z'ikindi gihe. Iyo usomye hano ijambo ry'Imana hano mu rwandiko rwa 2 kwandikiye Abakorino mu gice cya 11 guhera ku murongo waho wa 32, umva uko havuze. Haravuze ngo ubwo narindi Damasiko, umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'Abanyadamasiko ngo amfate, bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye, ndi mu gitebo ndahunga muva mu maboko. Anga rero harimo ikintu gikomeye cyane. Ariko bavandimwe, ndagira ngo twibukiranye ku mateka y'umugabo mwumvise. Umugabo mwumvise ni Paulo. Uyu mugabo mwumvise ni Paulo. Ngubwo yari i Damasiko, umwami cyangwa se umuyobozi wari uhari icyo gihe yarindishije umudugudu bashaka umugabo witwa nde? Paulo. Ngo arindisha umudugudu ashaka ko bafata Paulo ngo bamukubite mu nzu y'imbohe. Paulo abo yari ari kumwe nabo bamunyuza mu idirishya, bamumanuriye mu migozi yicaye mu gitebo. Paulo, ndagira ngo twibuke umugabo witwa Paulo. Paulo ni umwe mu bantu bari abafarisayo. Iyo turebye ijambo ry'Imana uko bivuga hano, reka turisome hano mu Bafilipi mu gice cya 3. Reka turebe Paulo ni uwuhe. Paulo bavuze ni uwuhe? Uyu urimo kwivuga ku buhamya bwe ninde? Paulo. Muri iki gice cya 3 mu rwandiko yandikiye Abafilipi umurongo wa 1 haravuze ngo ibisigaye bene data mwishimire mu mwami Yesu, kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi nibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebagukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, nitwiringire iby'umubiri.
nubwo jyeweho nabasha kubyiringira. Niba hariho undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri we, jyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benjamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, kubw'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Nguyu umugabo witwa Pawulo, dore uko yivugiye. Yandikiye Abafilipi arabwira ati rero umuntu ushaka kwirata iby'umubiri, jyeweho namurusha. Yivuga uko yavutse, aho yavutse, yivuga iby'idini, yivuga ibyaho yavutse, umuryango avukamo, yivuga ibyo gukebwa, yivuga n'ibijyanye n'amategeko yize, na cyane ko yigiye ku birenge by'uwitwaga Gamaliyeli. Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Ariko ageze hepfo ku murongo wa 7 aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Imana itugire neza. Nguyu umugabo witwa Pawulo, wumvise uwo yari we mbere. Iyo usomye ijambo ry'Imana rero hariya mu byakozwe n'intumwa guhera mu gice cya 7, tubonamo amakuru y'umugabo witwa Stefano. Baramureze, bamushinja ibinyoma, bamurega ibyaha bibiri, kandi ibyaha bibiri byagomba kumwicisha: kubatuka Imana, akavuma umutware w'ubwoko bwabo. Mu mategeko umuntu wese watukaga Imana akavuma umutware w'ubwoko bwabo yagombaga kwicishwa amabuye. Hanyuma rero kwanga amategeko cyangwa se kunyuranye n'itegeko ryabo, icyo gihe abo bafarisayo, uwo muntu yicishwaga amabuye. Mu mategeko yabo bicishaga uwo muntu amabuye, kuko ibyanditswe nibigeze babimenya, babyandikagaho, bakaba bifite ku mubiri, babyandika ku myenda babaga bambaye, ku makanzu babaga bambaye, ariko mu mitima yabo ibyanditswe bitarimo. Aho ne hari ikibazo rero. Izi ntwaro murimo kumva turimo gusaba n'izi mbaraga z'ikindi gihe, tuzambara muri twe, ntabwo tuzambara inyuma, tuzambara muri twe, hanyuma zigatsinda umuntu w'inyuma. Imana iturengere kandi Imana yacu itugirire neza. Pawulo nguyu rero muri icyo gihe yari ahari, kandi nawe yari umwe mu bari abo bafarisayo. Hari umunyamategeko araho rwose, nawe yambara bya bishura. Nyamara Yesu yari yarabivuze, arabivuga Yohana mu bice bya 15 guhera ku murongo 18, avuga ngo uko abisi banga Yesu bakanga nabe, aravuga ngo abisi nibabanga mwenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo mu abisi babakunze, ariko ko mutarabisi ubwo nabatoranyije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Mwibuka ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta sebuje, niba bandenganije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko igituma bazabagira batyo nuko batigeze bamenya nibamenye na data wanyu. Urumva rero abantu bazi ko basenga Imana ariko atariyo. Niba usenga Imana kaba ari Imana uvuga Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru, ntiwagombye kwanga mwene so, ntago wakwishe mwene so ngo nibwo uzaba wemerewe kujya mu ijuru. Ibyo ntago ari byo, ni ubuyobe. Hanyuma Yohana 16 kwera ku murongo wa 1 avanga icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha, bazabaca mu masinagogi, kandi icyo gihe umuntu wese uzabica zibwira ko akora Imana umurimo. Hanyuma na Pawulo yari muri abo n'ayandi madini ariho, bazi ko kwica abantu badahuje imyemerere cyangwa se kwizera ngo babemerewe kuzajya mu ijuru. Ubwo ni ubuyobe nomero ya mbere. Hanyuma rero ukeneye rero, we wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, we wamaze kwakira ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo, ukeneye izi ntwaro kugira ngo ukomere ku munsi mubi, kuko abo baracyahari ndetse barakomeje rwose, bazarenganya nk'uko umwana w'inshoreke yarenganyaga uw'umugeni, n'ubu niko bikimeze. Umwana w'inshoreke aracyarenganya umwana w'umugeni. Rero niba uri umwana w'umugeni ukaba uri umwana w'umugeni, ubimenye neza ko umwana w'inshoreke azakurenganya. Ukeneye intwaro rero, ukeneye imbaraga za Mwuka Wera zizagushoboza gukomera ku munsi mubi, kandi urangije byose uzahagarara udatsinzwe n'urubanza. Imana iturengere kandi Imana yacu itugene neza. Uyu mugabo witwa Pawulo yari muri abo. Pawulo iyo usomye muri icyo gice usangamo amakuru barega Stefano, hanyuma ndetse guhera muri cya 6 cya 7 Stefano bari bamuteye. None ngo uyu Pawulo cyangwa se Sawuli ashima ko uwo Stefano yicwa, abamuteraga amabuye biyambura n'imyenda bayijugunya ku birenge by'uwo musore, biranikivu. Mu gice cya 8
abigishwa intumwa za Yesu bari baramaze gutatana, abantu bose bari barakira Kristo, abantu bose bavugaga Imana, bavugaga Yesu, abantu bose bavugaga ko Kristo ari umwami, ko yapfuye akazuka, bose barahigwaga, baratatana, batatanira mu bihugu bitandukanye. Aho mu gice cya 8 ngo Paulo izina rye riramenyekana, abikirangirire, afata abantu bose bavuga izina ry'Uwiteka, bambaza mu izina ry'Uwiteka, bambaza mu izina rya Yesu, ngo arabazirikana, abakurubana, abajyana mu nzu z'imboha, abakubita, abarenganya bibazo. ngo uyu mugabo witwa nde? Paulo. Ariko bageze mu gice cya 9 ngo abonye ibyo bintu ko ari sawa, yakinzandika abakuru, abatambyi bakuru, ababwira ati mume inzandiko, none nge ni Damasiko, ningeri Damasiko ndagucakirira abantu bose bariyo, numva ngo habayanga abantu ngo bavuga Imana, ngo babahanuze, ngo numva bariyo ngo babwiriza ijambo ry'Imana, ngo Bibiliya, ngo bagisenga. We minzandiko, mume inzandiko, bamuha inzandiko, bamuhereza na Mesiko tamuherekeje. Uyu yarize Paulo, uyu yarize udakina, yarize. Ariko kwiga ibi bitabo, kwiga inyuguti ntago byakumenyesha Imana. Yaje kugenda byandika, uyu Paulo yaje kugenda byandika. Mwisomye mu gice cya mbere, mu rwa mbere yandikiye Abakorino, yarabyanditse, yarabivuze. Uyu mugabo witwa Paulo avuga ko kumenya Imana bidaheshwa no kubuvuka ibukuru, kubuvuka ibwami, kubuvuka mu bakomeye, kuba warize menshi, byose byo byatuma umenya Imana. Hera ku murongo wa 18, rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere umurongo wa 18, aravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge arihe? Umwanditsi arihe? Umunyamaka wo muri iki gihe arihe? Ubwenge bw'iyi si Imana niyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu, kuko iyo buba ubwenge bw'isi aribwo butuma abantu bamenya Imana, abantu batize ntibakabaye bamenya Imana. Ariko Imana yaragiye ireba abantu babaswa batigishijwe, abari bo ihereza ubwenge bwayo. Kuko impamvu ni iyi, Yobu 28:28 haravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka ni ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umunyabwenge Salomo ubwenge yarabufite, ariko afite ubwenge bw'ino bwo kumenya kurondora ibintu by'ino, ntago aribwo bwari ubwenge bw'Imana. Yandika avuga ngo iki mu Migani bisobanura ubwenge kubaha Uwiteka ni iki. Abivuga mu Migani 8 umurongo wa 13, avuga ngo kubaha Uwiteka no kwanga ibibi. Kwanga ibibi ashyira mu byiciro, ngo ubwibone, agasuzuguro ni inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Salomo niko yabisobanuye. Hanyuma rero ubu bwenge bwo kumenya Imana, nago umuntu amenya Imana bitewe n'amashuri yize. Si amashuri yize, oya, si amashuri yize. Hanyuma reka ngaruke hari uyu mugabo arahagurutse, agiye ajya Damasiko, agiye kurenganya ab'inzira y'umusaraba, bamuha inzandiko, ibintu byose baramwandikiye, bati genda. Ngo akigera mu nzira niho Yesu yamutunguriye, amutunguza umucyo, ijwi riramuhamagara ngo Sawuli ndenganyiriza iki? Aturinde mwamundenganya. Aho niho yikubitiye hasi rero, ahakura ijisho rimenetse. Yesu aramubwira ngo ndi Yesu wo urenganya, wa undi wajya gurenganya, wabandi wajya gukurubana, nigiye wajya gubikorera. Niyo mpamvu abantu benshi bazi ko Imana itarya, abantu benshi bazi ko Imana itambara. Yohana niryo vuga butumwa yatangiranye, Matayo ibice 3, avuga ngo bamubaza bati tugere dute twebwe abakoresha bikora, n'abandi baje kumubaza, arabaza ngo kugira mubone ubwami bw'Imana iki mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi, ikindi mwere imbuto zikwiriye abihane. Niturangiza icyo dukora iki? Bivuze ngo mwongereho imirimo myiza, imbuto nziza, kongeraho kwizera, mukongeraho imirimo myiza, imbuto nziza, izabindi byose mwongereho. Mu rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 1 guhera ku murongo wa 5, ayo makuru murayasangamo. Hanyuma rero kongeraho ko hari ukongeraho iki? Arababwira ngo umuntu ufite imyenda ibira hereza udafite, ufite ibyo kurya hereza utabifite. Imana iturengere kandi Imana yacu itugirire neza. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu iturwanirire. Nguyu Paulo yikubise hasi, abandi rero abantu bajya bibwira ngo Imana nirya, ati rwose Imana nagirya, niko ibyo bintu bamuvuga, wapi Imana niyambara. Yesu yaravuze ngo igihe azaza azarobanura abanyabyaha, abakiranutsi mu banyabyaha, nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ngo azabwira intama ati nimujye iburyo, ihene zibwire ngo mujye ibumoso. Hanyuma bari iburyo ababwira arizo nama aribo bakristo, ababwire ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, mu nzu y'imbohe mungeraho. None ko tutakubonye niko bazamubaza, ababwira ati giye mwabikoraga wundi muto woroje nyuma y'abandi, nije mwabikorera. Bivuze ngo rero Yesu arambara, Imana irambara, Imana irarya, Imana irambara.
iyo usuye umuntu kwa kundi ubikoze ubikoranye urukundo, burya uba ubikoreye Imana. Burya niba wagaburiye umuntu, burya ni Imana ugaburiye, uzahembwa. Imana iri guha imbaraga zo kuzakomera ku munsi mubi, kandi uzarangize byose udatsinzwe n'urubanza. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Ngo Pawulo rero ati nije, Yesu aramubwira ati nije warenganyaga, hanyuma genda uce mu nzira igororotse, kuva uyu munsi ni amanyanga. Iyo wageze muri Kristo Yesu, reka ni inzira igororotse, nigenzera n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye, Yohana 14:6. hanyuma rero ica muri iyo nzira igororotse, ugende ujye mu mudugudu, mu nzu ya Yuda, nimuzabwirirwa ibyo uzakora byose. Nibwo Ananiya yaje amugeraho, amugezeho aramubatiza. Ngo Yohana, uyu mugabo witwa Pawulo, niko aho ngaho ahinduriwe amateka, abaye umuntu mushya. Ngo akimara kubatizwa yuzuzwa umwuka wera, hanyuma ararya. Yaramaze iminsi itatu atarya, iminsi 3. Imana yamukubise amasengesho atateganyije, arayasenga yitatu. ngo bose namara reka niyengeje ku manywa mba numva mpfuye rwose, ngo agiye ngo ndarwara, ngo niyo mpamvu nkwaho na gakeya, ngo kubwinda yananiye. Sawa, hari igihe uzayiyiriza kandi atanabara. Ubaye umunyabwenge rero wakwiyiriza ubu, kuko amasengesho urimo kwiyiriza mu kibazo nyirizina, ayo masengesho abarayo batakira ngo byiza wakiyirije mbere, ukayabika. Amasengesho arabikika, amasengesho urayabika, urayahunika. Depo y'amasengesho irahari, Imana irayabika. Igihe cyazagera ku munsi mubi, ku gihe gigoye, Imana ikazakora muri ya masengesho wasenze kera, hanyuma ikakurengera. Kuko ayo usenze uwo munsi si yakora, ayo usenze uwo munsi arabikwa, hagakora ikindi gihe. Ariko abantu barashiriwe, amasengesho yarabashiranye, muri depo yabo nta kintu kirimo, baraho ngaho gusa ngo twarasenze, twebwe twarasenze, uzi ko twasenze, twarasenze mu buvumo, mu mazi, mu misozi, urusengero, ibihuru byaka, none uno munsi ntago ari turasenga, ntago ari ndasenga, twarasenze. Uyu munsi senga, ahubwo senga, komeza usenge, kuko mu gihe ukiriho ugihumeka utegetswe gusenga, mu gihe ucyambaye umubiri utegetswe gusenga ni itegeko ku mukristo wese w'ukuri, ni itegeko gusoma ijambo ry'Imana. Umukristo wese w'ukuri, ijambo ry'Imana, nubwo iterambere ryaje ni sawa, ariko iterambere rimwe na rimwe hari igihe abantu barikoresha nabi, rikabazanira ikibazo n'umuvumo. Hanyuma ukwiye kongera gusenga kandi ukongera ugasoma ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana iguhe imbaraga, kuko turiramo hano, tunyweramo hano, ibi ni ibyo kurya. Iki ni igituza cy'Imana kirimo amabere abiri, aya mabere abiri, ibere ry'iburyo isezerano rishya, ibere ry'ibumoso isezerano rya kera. Tugomba tukonka, hanyuma muri ayo mashereka y'Imana, tukonka mu gituza cy'Imana ari Bibiliya, tugakuramo ibyo kurya bitunguye umuntu w'imbere, hanyuma uw'imbere yamara kubyibuha afite imbaraga, akabasha gutegeka umuntu w'inyuma. Impamvu mubona abantu bakora ibyaha, impamvu mubona abantu bapfapfana, impamvu ubona uhora wisubira mu cyaha, usanga wakiguyemo, usanga wagikoze, wihaniye ejo bundi kwikinisha wongeye wabikoze, wihaniye ejo bundi gusambana wongeye wabikoze. Nyirabayazana ni ihe? Abenshi nago bonka hano, nago barya hano, reka nago bambara hano, oya nago bareba mu ijambo ry'Imana. Niyo bakurikiye abigisha bareba bavuga twa tundi tubaryohera mu matwi, nibashaka kumva ikibatandukanye n'umubi, kibatandukanye na cya kindi, ahava imbaraga z'Imana nago bahashaka, ahubwo barashaka ibibanezeza mu matwi, ibibanezeza aho kunezeza Imana, bakora iby'Imana ishaka muri bo. Hanyuma uw'inyuma gatsindwa, kamere gatsindwa, bakaba abantu bashya muri Kristo Yesu. Imana turengere kandi Imana yaje tugere neza. Nguyu Pawulo wagiye ajya guhiga, hanyuma birangiye ahindutse uwahigaga na wabaye umuhigo. Imana turengere kandi Imana tugere neza. Akagabo rero gahimba kandi kataraza, abantu gasanga yigeze atare, abantu baraho muri ibyo bihugu byiyongiyo bavuga ngo Yesu umunsi yaje twateguye intwaro, tuzamarasa ataragera no hasi, tuzamarasa. Ukibaza umuntu n'umubu kujya mu zuru, ukitsamura ukikubita hasi tugashyingura, urasitara ugakubita hasi agahanga bikarangira, ukajya koma, uzarwana n'umuremyi, uzarwana n'umwami. Ukibaza umwami w'abami, ukibaza nk'aba ngaba bite, ubundi bimeze bite. Rero Imana turengere kandi Imana tugire neza. Ibyo byose ntawabarenganya nyine, baracyari mu mutego wa Satani wabafashe miri, bakeneye kumenya ukuri nk'uko Yohana Yesu yabivuze 8:31-32
Yesu yaravuze ngo abwira abayuda bamwemeye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Bivuze ngo rero baracyari imbata kandi bitwa ngo n'abana ba Abrahamu, ariko ni imbata kuko batigeze bamenya icyababatura, batigeze bamenya icyabahesha amahoro, batigeze bamenya icyabahesha ubugingo. Kuko Salomo yabivuze mu mubwiriza ibice byaho 7 guhera ku murongo wa 11 na 12 ngo ubwenge buhanije ubwiza n'ibyo umuntu arazwe, ndetse burushaho kubonerera abakireba izuba. Ariko hepfo ku murongo wa 12 niho nashaka cyane ngo kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ngo ariko umumaro wo kumenya n'uyu nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ufite. Bivuze ngo umuntu ufite ubwenge afite ubugingo, ariko umuntu udafite ubugingo nta bwenge aba afite, kandi nta kuntu waba ufite ubwenge udafite ubugingo. Hanyuma rero niba nta bwenge, kubaha Uwiteka twabonye ko ari bwo bwenge, kandi kuva mu byari ko kujiruka. Niba nakubaha Uwiteka ufite muri we nta bwenge bw'Imana ufite nka bumwe bwa Salomo, kuko Salomo yagira ubwenge bw'Imana bwo kubaha Imana, nagaba yararongoye babagore 1,000, yari burongora umugore umwe kandi wo mu bwoko bwabo. Ariko abagore baje kumutwara umutima. Nehemiya aramugaye mu gice cya 13 yuko yarongoye abagore benshi bigera yishe itegeko ry'Imana bigera bw'abagore bamutwara umutima, arayoba kuko atumviye Imana ngo yagendere ku itegeko Imana yabategetse. Aba bami n'abandi bose bagiye bagiye bakora ibyangwa n'Uwiteka. Nk'uwitwa uyu mugabo witwa Ahabu, umwami Ahabu, ngo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ariko abonye ko bimubereye bito ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Tibari umwami w'Abasidoni. Uwo mugore ajazana imana ebyiri. Izo mana ebyiri atoza abantu mu gihugu kuntu bazajya baziramya, bati Imana barika Imana, kubera abagore b'abanyamahanga kazi bagenda bazana imico y'ahandi. Hanyuma aho abagore, simvuga abagore ngo wumve ngo mvuze ubwoko ku mubiri, hano sibwo bwoko, ni imyizerere nicyo navugaga, imyizerere batemera Imana, wemera Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, Imana yitwa Uwiteka. Hanyuma iyo umuzanye uwo muntu mu buzima bwawe, byanze bikunze iyo umuhaye umwanya ukamushyira imbere ukamwumvira kurusha kumvira Imana, umera nka Adamu wumviye umugore agakora icyo Imana yamubujije, Imana ikabaca. Ukeneye rero izo ntwaro zigushoboza kuhatambuka. Burya nicyo Samusoni yazize. Delila muzengereje ngamubaza amushimikiriye nk'uwenda gupfa, ngo abonye yuko amurembeje amubwira ibyari mu mutima we byose. Impamvu si nuko ari umugore w'umunyamahangakazi. Umugore w'umunyamahangakazi. Imana iturengere kandi Imana yacu tugire neza, Imana yacu turwanire. Buriya rero dukeneye izi ntwaro, dukeneye izi mbaraga kugira ngo tuzabashe gukomera ku munsi mubi. Rero nguyu mugabo witwa Paulo uramwumvise, ngo kuko ahamagawe arahinduka. Nguwo tumubona mu Bagalatiya mu gice cya mbere. Icyo gice cyose cya mbere uza gusanga uburyo yivuze, uburyo yagiye muri Arabiya agakubita imyaka 3 asenga. Hanyuma mu cya kabiri yandikiye Abakorino mu gice cya 12 tuza kubona Paulo arimo kuvuga uburyo Imana yamuzamuye ikamugeza mu ijuru rya 3. Ngo niba yari mu mwuka nabizi, niba yari no mu mubiri nabwo nagabizi, ngo bizi Imana, ariko yari abizi kuko yarabibonye nyine. Ariko yaje gukura amakuru akomeye agaragaza abantu bamaze gushirirwa izi ntwaro batakizifite, abibwira Timoteyo mu rwa 2 ibice 3 guhera ku murongo wa mbere kumanuka kugeza ku epfo ku 9. Yamubwiye ko ubuhenebere bugaragara muri icyo gihe abantu bazabikunda bakunda imiya n'ibindi kugera ku kintu cya 19. Ariko kuri 5 aravuga ngo kandi bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, ameze batyo ujye batera umugongo. Bafite ishusho yo kwera ariko kigaragaza ko kwera kutari muri bo. Kwera ni Kristo Yesu, wera ni Kristo Yesu, nuko nta mbaraga zo kwera baba bafite. Aho guhamya, aho icyaha gikorerwa baragikora. Niba ari gusinda barasinda, niba ari gusambana barasambana. Mbega kwibona baribona nk'abandi. Amoko iyo bageze mu moko nabo babanyamoko. Nuko bigenda, nuko imbaraga zo kwera baba batazifite. Aho rero ukeneye intwaro, none ugera aho ngaho uhamye Kristo Yesu, wamenye, uhamye Imana, wamenye, uhamye abantu bamenye ko Uwiteka ari we Mana kandi Uwiteka ashobora byose. Paulo uramwumvise, nguwo rero abatizwa na Ananiya. Amaze kubatizwa afatanya nabo murimo, ariko uko afatanyije nabo murimo atangira guhangana nabo. Noneho bya bindi yajyaga arwanya, noneho nawe biba bimugezemo. Kuko Ananiya Yesu ajya kumureba yaramubwiye ngo Ananiya ati karame, genda ujye mu nzu ya Yuda, mu mudugudu mu nzu ya Yuda, urabonamo umugabo witwa Sawuli w'Itaruso, wanyuma umubatize kuko ubu ngubu asenga. None se mbere yakoraga iki? Niyabaga mu nsengero, abo yakurubanaga niyabaga afite inzandiko za rekomandasiyo, niyazihabwaga kujya hare hose, niyarazwa ari kimenywa bose. Ariko kuko ubu ngubu asenga, bivuze ngo ibyo
byakoraga mbere byari inyuma ya zero. Wasanga uri mu idini urwana intambara z'idini, urwana intambara z'udutsiko n'udutsinda, ariko mu by'ukuri utarimo kurwana intambara y'Uwiteka. Twe turwana n'isi, umubiri na Satani, turwana n'icyaha, ntago ari guhangana n'abantu. Kurwana n'abantu icyo turwana nacyo turakizi, turwana na Satani ahubwo iri mu bantu, ikorera mu bantu. Kuko Yesu yaba yararwanyaga umuntu ufite imyemerere ihabanye n'iye, naba yaraje ino, naba yaragiye kwa Petero bamushinja ngo arimo gusangira n'abakoresha b'ikoro n'abasambo n'ibiki kwa Zakayo n'ibindi, cyangwa se igihe uyu mugabo witwa Petero amubwira ngo najye Yerusalemu ngo uko bazamuterera amabuye bamwicira nk'uko ubushize bari bagiye kubikora, akavuga ngo mvi inyuma ya Satani, yari buhita muca kanamwirukana. Ariko yararebagamo imbere akareba ikirimo, akamenya ko atari Petero ahubwo hari uvugiye muri Petero. Imana yacu turengere. Hanyuma rero abantu birirwa bahangana ubona ko ari umwanzi wawe gica, ejo niwe uzaba ari inshuti yawe magara. Hanyuma uyibona ko ari inshuti magara, ejo yaba umwanzi gica. Bivuze ngo rero ntabwo ugomba kwishingikiriza ku muntu, kandi ugomba kwanga umuntu burundu ngo umushyiraho gakato ngo byararangiye, kuko uyu muntu ubona ko ari mubi cyane, ejo yakubera icyambu cyo kugera mu masezerano ya hano ku isi cyangwa se kugera mu ijuru, agufashije urugendo ejo aho utakifashije. Kuko aya maboko ntago yose akora hamwe, ntago akora hamwe, kandi yose ni amaboko. Bivuze ngo uku kuboko kwakora aha n'ukundi nako kugakora hanga, uku kuboko gukarabye kw'imoso, ukw'imoso kugakarabye kw'indyo. Hanyuma rero ukw'indyo ni kwihagije, ukw'imoso ni kwihagije, aya maboko yombi ni yahagije, kuko yombi akora umurimo aho kumwe kudashoboye ukundi kukahagera. Niko twagombye kuba ingingo zigirirana. Hanyuma ikimbabaza ngiki nuko tubarizwa mu madini, ariko ayo madini tubarizwamo ugasanga tubarizwa no mu idini rimwe cyangwa no muri korari rimwe no muri nyobozi, ariko twenda kumarana, twenda kwicana, abantu benda kwicana, temirana, umwe mureba nk'umututsi, ndi mureba nk'umuhutu, ndi mureba nk'umutwa, ndi mureba nk'amajyaruguru, ndi mureba nk'umugande, ndi mureba nk'umunyamurenge, citse kwicuma umuhutu, usanga barahekenya amenyo, ukibaza Imana bafite ni iyihe, Imana bavuga ni iyihe, Imana ibarimo ni iyihe. Hanyuma siko batsinzwe bataragera ku munsi mubi, umunsi bageze ku munsi mubi bizagenda. None siko batsinzwe batari barangiza n'urugendo kugira ngo barangize byose bahagare badatsinzwe, ko bamaze gutsindwa gukomera ku munsi mubi byananiranye. Kandi intwaro baravuga ko bazifite ibirwa bazisaba hano, Mana duhe intwaro, Mana duhe intwaro, duhe intwaro. Hanyuma batsinzwe bataragera no ku rugamba. Niba rugero bizacura iki? None batsinzwe bataragera no bazahagarara buri muntu akabarirwa ibyo yakoze akiri mwiza. Ibyo Yohana hano 22:12 Yesu yaravuze ngo dore ndaza vanzanye ingorano kugira ngo ngorore umuntu wese bikuri ibyo yakoze. Hanyuma ibyo wari ufite, ibyo wahawe, wabikoresheje ute, ubikoresha iki ko Yesu agiye kuza mu kabarana? Imana turengere kandi Imana yacu tugire neza. Ngo uyu Paulo rero aho ngaho hari yatangiye guhangana nabo, ukimara kumenya wakubatuye, kumenya wakubabariye, kumenya imbabazi wagiriwe, nawe ugenda ujye kuzitangariza abandi. Hanyuma Paulo yatangiye umurimo kuko yari yarize, kuko yagatangiye umurimo, batangira no kumurwanya, bamubonaga nk'umwanzi, barahindukira bavuga batereka reka sha wasanga ari namaneko, bene wabo batangira kumwana. Ariko birangira n'abaturage n'abene gihugu bamwanze, n'umwami amenya amakuru ko Paulo yahindutse, yagiye muri ba bantu bataye ubwenge, batagira ubwenge, muri bya bigoryi, muri ba bagande bigande bitomvera itegeko rya Kaisari, mugene mujye gufata Paulo. Baje kumucakira ngo baramubura, baramuhiga, baramubura, barindisha umudugudu, barawurinda bashaka Paulo. Wa undi wahigaga abandi nawe atangiye guhigwa, inyamaswa nakubwiye ngo yahigaga nayo itangiye guhigwa. Byakomeye sasa. Nuko bimera, nuko bigenda, kuko isi iwacu, hano si iwacu, turabashyitsi, turabimukira, turi mu rugendo. Hanyuma ukikomeje no kirino, kikomeje inaha, uzasigara inaha mu bintu nyine, kandi sirashena no kwifuza kwayo. Ngo uyu Paulo rero baramuhize, babonye ko bamenya hwari, ngo baje kumufata, abo bari kumwe bamumanura mu migozi yicaye mu gitebo. Ngo uwo Paulo arahunze. Ya ntwari twari tuzi, wa wundi wamaze abandi kirangirira umuntu uzwi, nawe bamuhungishirije hehe? Mu gitebo. Niho twasomye rero ijambo ry'Imana mu rwa kabiri, hahandi yabyivugiye. Ariko yore ku gice cyaho muri iki gice cya 10 n'ubundi cya 11 guhera ku murongo wa 12, Paulo yavuze ku byerekeye intumwa z'ibinyoma. Aravuga ngo ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora, kugira ngo n'uri kwitwaza kuba shaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe, ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, bene abo bantu umva ko avuze ngo ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora
kugira ngo muri urwitwazo kubashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata, bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, n'ibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizabana n'imirimo yabo, bisoreshwa imirimo niyo ibigaragaza. Imana iturengere. Hanyuma ageze hepfo yirata icyarusha za ntumwa n'abo ngabo bitwa ngo ni bamutumishi babahanuzi, arababwira ati niba hari ibyo barimo kwirata ngereka noneho mbereke uburyo nahuye n'akaga nkahura n'ibingoye, reka noneho mbibabwire neza. Kubera ku murongo 18 haravuze ngo ubwo benshi birata iby'umubiri nanjye ndabyirata, mwishimira kwihanganira abapfu kuko ubwanyu muri abanyabwenge, murihangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi, barabyihanganira. Ariko uzana ijambo ry'Imana we kuntu bagutera imigeri bakureba nk'umuvangiro. Ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigizemo intege nke, nyamara icyo undi wese ahangara gukora, ibi mbivuze nk'umupfu kuko babona ko nta bwenge umuntu aba afite, niko bafataga na Pawulo uyu. Nanjye ntagihangara. Mbese abo si Abaheburayo? Nanjye nuko. Si Abisirayeli? Nanjye nuko. Si urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye nuko. Si abakozi ba Kristo bagabura ibye? Noneho ndavuga nk'umusazi, mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe. Wumva umugabo ibintu yahuye nabyo. Mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 Abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe 3 nakubiswe inga. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe 5 inkuge zaramenetse. Naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati, mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Ariko ne kuvuga ibindi kiretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Ninde udakomeye ngo nanjye mbe udakomeye? Ninde ugushwa ngo nanjye ndeke kugurumana? Niba binkwiriye kwirata, nzajya nirata iby'intege nke zanjye. Imana y'Umwami Yesu ariyo na se ishimwe iteka ryose, izi ko nabeshya. Imana iturengere. Ngo uyu mugabo dore ubuhamya arimo kwitangira. Wumvise akaga yahuye nabyo? Wumvise akaga yahuye nako? Iyo atagira izi ntwaro twabonye hariya, iyo atagira izi imbaraga z'Imana, Pawulo barabivuyemo, Pawulo barabiritse. Ariko we nakaga hose niyagamburura, hose niyabivamo. Araza kubwira Timoteyo, amubwira mu rwa 2 ibice 4 guhera ku murongo wa 6, aramubwira ngo ibisigaye narwanye intambara nziza, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, ry'umucamanza utabera azamakuru urya munsi. Narwanye intambara nziza, y'intambara yo kwizera. Mvuko ko yamubwiye mu rwa 2 ibice byaho 4 umurongo wa 6 kugereza hepfo. Kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'Umwami wacu umucamanza utabera azamakuru urya munsi. Nyamara sijye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Ibyo byose nahuye nabyo, narwanye intambara nziza, naririnze, sinateshutse, sinavuye mu murongo. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza utabera azamakuru urya munsi. Nyamara sijye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Nguyu Pawulo bamwiciye i Roma, babanza kumuca ubugabo, baramureka arabanza arava, baza kumwicisha ishoka. Pawulo, Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Iyo atagira izi ntwaro, iyo atagira izi imbaraga z'Imana, abaragamburiwe ni henshi yagiye avuga.
ashimira Imana ko ayishimira ko nubwo yabanje kumutukanye n'umunyarugomo n'urenganye byose yabibabariwe kuko yabikoze mu bujiji atarizera, ariko amaze kwizera ubuntu bwamukuyeyo butuma atongera gusubirayo. Ariko abantu benshi bagenda bafata ubwo buntu bw'Imana bakabupfusha ubusa. Ariyo mpamvu mu Baroma 6 titire yanditse avuga ngo ubuntu ni buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage nibikabeho. Twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo twakomeza kubibamo dute? Niba twarapfuye ku cyaha, niba kamere yarapfuye muri ni gute twaba turi abantu bakiyoborwa na kamere, kandi tuzi ko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kandi udashobora kumvira amategeko y'Imana ndetse udashobora no kuyumvira. Imana iturengere kandi Imana yacu tugire neza, Imana iturwanire. Ukeneye izi ntwaro z'Imana, ukeneye izi mbaraga z'ejo hazaza kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi, kandi urangije byose uzahagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Impamvu nuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, abarangi, nyabingi, ibitega, amahembe n'izindi mbaraga zose za gishitani. Izo zose rero ziza kurwanya uyu muntu watangiye urugendo rwo kujya mu ijuru. Iyo rero utambaye izi mbaraga z'Imana uraneshwa, kandi Satani yahinduye uburyo. Mwabyumvise ko na Satani ubwo yihindura nka marayika w'umucyo kugira ngo n'abakozi be nabo bagabure, base nk'abagabura iby'Imana bafite ishusho yo kwera. Ariko hahandi hakenewe rwa rubuto niho rubura. Ukamenya ko kabaye, buriya kabaye kabisa. Ahakenewe urubuto rurabura, ariko intwaro imbuto nazo bafite, ariko icyitwa impano nabo barazigira. Bagira impano, nabo bagira impano yakurondora, yaguhanurira, rwose ibyo ngibyo barabikora, rwose barabikora. Yakukorera igitangaza, Satani yamukoresha igitangaza, ariko mu by'ukuri nta gahunda yo kujya mu ijuru afite, nta gahunda yo kujya mu ijuru afite, nta gahunda y'ubugingo afite. Gahunda ari ukugira ngo ayobye umuntu umwe, kuyobya umuntu umwe gusa. Nk'uko ubona mu ijuru igiterane kiba umwe akijijwe, ni nako kwa Satani igiterane kiba iyo umuntu umwe aguye mu byaha cyangwa se bamwiciye mu byaha. Ni nako nabo bavuza impundu, ni nako nabo baserebura, bagasinda, bagasambana, bagakora byinshi, nuko baba bamaze kugusha umwe. Nk'uko mu ijuru iyo umwe akijijwe naho haba igiterane, hakaba igitaramo, ingomba zikesitarwa mu ijuru, hakaba ibyishimo. Imana iturengere kandi Imana itugire neza. Niyo mpamvu Daniel yandika yavuze ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri, bazaba baka abahinduriye benshi ku bukiranutsi. Hanyuma rero uyu ni umurimo ukomeye, ariko dushobozwa n'Imana, kuko nta muntu wahindura undi, ahubwo uvuga ijambo ry'Imana, hanyuma Imana igaherekeza ijambo ry'Imana, imbaraga z'Imana zikarikoreramo, uriya muntu rikamuhindura. Ni ijambo ry'Imana, we nta muntu wahindura, n'umubuni wawuhindura ntago byakunda, n'isazi ni wayinyeganyeza burya wapi, ntago byakunda. Ariko umwuka w'Imana muri iri jambo ry'Imana, Imana iherekeza ijambo ryayo igahindura umuntu kubw'inyungu zayo. Imana iturengere kandi Imana yacu tugire neza. Tubona umugabo wageze ku munsi mu mugabo witwa Yobu. Yobu yahuye n'umunsi mubi cyane. Yobu yahuye n'ikibazo. Yobu Bibiliya bigaragaza neza ko uyu mugabo yari afite ubutunzi bwinshi, afite abana 10, abakobwa 3 n'abahungu 7. Ariko umunsi umwe ibintu byose birashira, ibintu byose birarangira, birashira, ibintu bijya bishira mu muvandimwe, ibintu bijya birangira. Abantu birata ibintu njya mbare bangabitegereza nkabona rwose sinzi n'utuntu barimo, ibintu bijya bishira. Yobu yarashiriwe, wari umukire waruzwe mu gihugu cya Usi, arashirirwa, asigariraho nta kintu na kimwe afite. Hanyuma iyo somye hano mu gice cya 19 guhera ku murongo wa 25, Yobu umva uko ho havuze 19:25. Reka twumve uko ijambo rivuze. Ibintu byose byarashize, yarashiriwe. Imana iturengere kandi Imana yacu turwanirire. 19 umurongo wa 25, ariko duhere ku murongo wa 23 aravuze ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko jewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza si ayundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Hanyuma wabyumvise neza, umugabo ibintu byose byarangiye, n'uruhu rwabuze, nta byiringiro byo kuba kiriho, nta byiringiro byo muri ubu buzima gifite. Avuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana n'amaso yanjye. Aya maso Yobu yarimo kuvuga yari yahishuriwe n'amaso y'umwuka, amaso y'umwuka azareba Imana saya. So
uyu mubiri oya. Paul yarabivuze mu Bakorino mu rwa mbere, yandikiye Abakorino mu gice cya 15, uyu mubiri ubora tuzawamburwa duhabwe undi mubiri utabora, hanyuma duhabwe undi mubiri nk'uko mwisi abo mubiri bagira uyu mubiri, niko nabo mu ijuru bagira umubiri n'inyama zaho, nabo mwisi bakagira inyama za hano ku isi, ni nako mu ijuru rero Imana izaduha gusa na Yesu. Yohana yabivuze neza mu rwa mbere ibice byaho 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, ngo ni murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye ngo bakundwe ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ni kurerekana icyakora icyo tuzi nuko Yesu nerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Imana tugire neza kandi Imana yacu iturengere. Ukeneye rero imbaraga z'Imana kugira ngo Yesu uzamurebesha amaso yawe atarayundi, naho ibintu bijya birangira, imitsi migirangira, urushingikirizo rujya rukurwaho, ibintu byose bijya birangira, abana barangira, umva muvandimwe bagenda, umugore yagenda, umugabo yagenda, famire zakushiraho, umuntu akasigara kwisara umwe ari incike. Birashoboka, ibyo bibaho rwose. Yewe amasambu yarangira, amazu yarangira, ibintu bijya bishira, ariko Imana yo nirangira. Imana ihoraho iteka ryose, kandi hari aho iduteganyirije tuzaba. Ariko icyo ishaka no kurwana intambara nziza kugira ngo uzasoze neza urugendo, uzasoze neza urugendo. Rero ukeneye intwaro zose z'Imana, ukeneye imbaraga z'ikindi gihe kugira ngo ubashe gutsinda mu rugamba urimo, muri no ntambara urimo, kugira ngo uzasoze neza urugendo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese mwiza, Imana idukunda, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ubu tubwiye ko hari umunsi mubi uri imbere, niyo mpamvu utubwiye ngo twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi, kandi turangije byose tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Rero turasenze kugira ngo izi ntwaro ziduhe, izi ntwaro ziha abagabo, zihereza abagore, ziha abakobwa, ziha abasore, zihereza abasaza, abakecuru, ziduhereze abakwizeye bose, zibahereze mu izina rya Yesu ingofero nk'agakiza, kwizera nk'ingabo, gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, umukandara ariko kuri, inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro, ijambo ry'Imana ariyo nkota, ndetse n'umutima mushya wari muri Kristo Yesu, kugira ngo tubashe gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, tubashe kuba maso. Urakoze Mwami. Rero umuntu wese zimwambike wamaze kukwakira, ariko nsengeye n'abatari bakakwakira batarakumenya kugira ngo bababarire gukiranirwa kose, kandi nyemerera abihana ubabarire mu izina rya Kristo Yesu. Amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kuva none ubangisha ibyo wanga, bakundisha ibyo ukunda, icyubahiro kibi cyawe, kandi dusabye twizera ko uzaduha gusoza neza urugendo mu izina rya Kristo Yesu. Amen.